turebera ibintu muri angle imwe melody cyane baro gatwiko umuntu yamukoreye hari umuntu wavuze ngo ndikiza cyo ngafasha abantu off camera yafashije abandi nanjye nibo ntazi bazatwereka imenyetso wafashije na Juno nase kubuntu se tugafashe kubuntu oye ubuntu se bubaho nako wagiye wicecetse ubuntu ntabwo bubaho gusa ubundi nk'umuntu wabaga yafashe umuntu kubuntu ni Emile nozanye niyo boss ko bro ariko nanone buretse gato wenda nyuma yakuyemo nyuma buretse gato Yes, nyangusuza kandi nizere kumeze neza uri hose mu cyo byetandukanye barasirazuba nyirazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa Chekechoa isaga kina n'abana ukina n'abanyara surajya atandukanye mu bice byetandukanye kina n'abanyina simanganyizo na se nanga nise n'imito kwa umesite muvandimwe asha ibintu ni oje kabisa abagabo bagira ingungura 840 z'amagambo ngo barahoye nindi zo gutsinda nanye niko ngaru ingaro garagaje ingazo ngari muri bagaragaza mwa bakaganza bamugayaga bakamugambanira bakamugaragara mu maganga kabonenga bakiga bakazagaruka baje kumugabira goma woni wenjewe nise ko mumeze neza badukurikiye mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda mukomeza mugire impera nziza z'umwaka kandi umwaka mushya muhire tujye kuzatangira imana tugeze amahoro hano hanze birakaze ejo bundi ari umuntu araka moto kakubise mbona burirenze ndavuga ataha none se ntago reba ukivanga kamoto kamerama ni murabibona ya mitego ni murabibona kamerama gaho reba abonye yari gukata ibitunguru ribanyisha imana kinga akabako wari muravuga ino mihane nitutitonda turafungwa urumva cyangwa twitwe nuko mu Rwanda ari umutekano furu mukoko tumeze neza ariko nanone ibihomora icyo bita igihomora mana muri no misari ibintu byadanje ariko birangiye ikintu nabonye twirinda batwita inshuti inshuti zo nimbi byataye twirinda abantu twita inshuti kuko nta nshuti n'abagambanye social media zo bundi zikugira umuntu n'umwanzi mutaziranye cyane kugira umuntu umwanzi mutaziranye rwose kwicarana n'umuntu mugasangira ejo nene kumwe na murundi turimo turaganira ushobora kwita ngo urimo ngo ufite inshuti urumva kandi inshuti urumva ari wo mwanzi wawe ubundi baravuga ngo inshuti ya umwanzi wa mbere ni inshuti yawe yego ni nawe buko ni uzi kuzi neza nawe ubwira boro zawe zo abaziburi kimwe cyose cyo kiri ku murongo hanyuma rero tugomba kujya gute tugomba kwirinda impamvu mvuze ngo umuntu ashobora kuba umwanzi wawe mutaranahura n'umunsi n'umwe reba yago yavuze ati bano bakobwa baza bavuga ngo tujye kuri wa mukari kubyaya wallahi tunaziranye akagambani ariko hari ibintu nabonye kuba DJ Brian urumva yagataki muhostinga kuri channel ye urumva ari rwo rwango kandi kuri channel yanuze yago niho ngo DJ Brian urumva yafurepaga aba diaspora kafite kampanye y'abana urumva afasha abaye mu muhanda urumva bibaye ngombwa urumva bibaye ngombwa ko yigira mu muziki DJ Brian aravuga ati nzongera kugira gutwika gute cyangwa nzongera kurira hehe ako yago yabisobanura aravuga ngo rwose ngiye abantu bose mba mbareba uraba afite amakuru menshi anisekera nose yago amaze imyaka myinshi mu itangazamakuru azi byinshi bye bitandukanye ba DJ Brian ntabwo twumvisha mu ndisi ntabwo wabumvishe se urumva kuko yago nawe ibintu yavuze nibyo no kuri kandi nyine nawe wabitekereza gute umuntu muri inshuti sibyo cyane asanze bari kugusebya nawe yakavuze ngo sibyo nyine nk'umuntu kuzi neza araje noneho ese burya nibyo arabikora ese burya nibyo arabikora bivuze ngo hari ibindi urumva ko kandi ariko abadukurikiye ese burya nibyo arabikora yago yabivuze kabisa avuga ngo gute umuntu muziranye ni inshuti yawe akahise avuga ngo gute mwasa none abandi bantu bakavuga ati yago rero nawe ibintu Brian asanga bari kuvuga ngo ni bya bindi ngo bya waki nyine by'ikineke yego kandi ngo hari amajwi ngo twumvishe ngo umuntu nguvuga nkawe ari kuvuga ngo nge ni batati turu dabani nimanukiye ko arazwi ryari rye ntago ryadutsinzwe ahubwo nawe yago mu byo yatangaje yavuze ati nanjye ndi umuntu ako ni nabyo nese naga Imana yamuramye igitsina cye ntago gihaguruka si umuntu se urumva mu gihe ufite igihe uragikoresha ukagikoresha mu nzira nyazo zigiye zitandukanye nimba yago nawe yaravuze ati ubundi yago ari abantu bamufatanye n'ikigirwamana hatari umuntu bitewe n'uburyo cyaba konfinya muri boro yaradukubise twaranemeye ariko na n'ubu turacyemeye rero hari abantu bamufatanye atari ikiremo rero ati ngiye nawe ntago ndi innocent man izina ryanjye ni innocent ariko ntago ntago ndi innocent ngewe meze nk'abantu basanzwe yego
niba ari ugucemba nawe ndacemba sasa umuntu se n'umuntu najya arasaka badacemba bazava ngo yagongoye ngo kararyamye ngo naga ari muzima n'ibiki n'ibiki wono naho yago yavuze ati njewe impamvu ngiye ngoma no kubajya kubafungisha urumva wa mukobwa wanshinjaga inda njewe yampamagaye ansaba imbabazi ambwira ngo mbabarira ntuzandege kuko ariko cyo ko yagwagiye muri rib yego uriya mukobwa wahe wikabuga uriya nanone umunyamakuru hari umujyama muhaye 30 urumva amuhuza n'uriya munyamakuru akora inkuru kuko nta nubwo namwita umunyamakuru yakoraga sinema ariko iyo umuntu aza kwaka ikiganiro mu kiganiro gitwika mfite amakuru gutya na gutya aya makuru yago yanteye inda gutya na gutya kandi ari umunyamakuru ni ibintu bibiri nyine ugumva biba biri yego kabisa bamuhaye amakuru aragenda umukobwa aravuga ati ngewe yago yanteye inda gutya na gutya nana hano banaziranye abundi ibintu ngiye maze kubona ku izi YouTube ibyinshi iby'ukuri ntago bisohoka ahubwo ibinyoma nibyo kandi abantu badukurikiye mukunda ibinyoma ugasanga turababaye mukuri tubonye views 3,000 cyangwa 5,000 umuntu yavuze ikinyoma kubita mu kajana 500 200 byose kagera kandi ni mu bintu byose rero n'abahanzi bari mu bintu bisi yazi nta views ariko ni nk'ikintu njya mbona wenda yago ihangane nyine ariko nanone hari ubutabera ntago umuntu yagusebya arumva ngo uceceke mane ibintu byangiza izina ry'umuntu yago hari abantu bamufashe nk'umuntu nyine mane uziko noneho ngiye kamubwire nk'imiziki y'uramujama njye numva indirimbo ya mbere n'iya kabiri iriya suwejo na radi mani boro zinakoma zinariye no bitewe no kubona bamusebya kenshi biriseriye twese tugendera mu Kigali ariko ari ijambo yavuze ryiza ati nkuko navuye itabagwe urumva bavuye ndi muri haso nararezwe data na mama baramaye ikinyabupfura urumva nakizera Kigali nkakubita nkagafata mugatangira kuba ngucya na gutya urumva nese aho twavuye urabona turi muri show guhangana n'amasengesho ya mama bahangana n'umubyeyi umuntu gutese ariko uzinyiraho umuntu afata iryiburyo bati mwana wanjye uhahira hakurya no hakurya abantu benshi basenga bakavuga ati mana yanjye amasengesho nyine nshaka kwiyareka basi wumva ya mama wumva aho umuntu rero yago wehe abantu benshi babona iyi concert ye bashaka kumusebya urumva amaze kubazidura kakigara ahubwo harango nicaye imbere none yavuze ati nzabarabura interview na mama na papa ikiganiro kiri live cyane kikiganiro yego ono ahita gukubita none yibaza inyogoye kuri stage inyogoye dukaboge nzogejo ariko cyangwa no mwambwiye ati wowe yago muri press ya ni post yakoze kuri Instagram aravuga ati wowe tubabarire iyi boro ikutikora All Stars yego ya remix shiramo basani be agarura imvune z'abahanzi za kera iriya boro harya bayita ngo ni wane itikora remix arimo abasani benshi none hagatazamo none yago abasani baramwumva tu abenshi oya n'abantu baramukunda ariko akundwa n'igitsina gore cyane ariko Brian aramwanga yaravuze no muri kuri live uko mbona ngo abagore banze kumva umurashaka icyo ubundi babaretse ngo hano hasi usero ba DJ Fabiola ngabo bose rero barimo baragira gutse barimo akurikira space kuki bayikurikirana nuko bankunda nuko bamukunda kora akazi tuzajya dukora tubatemo tubakome none se rero umujama tukusindirimo 20 mu mwaka mu mezi 5 One uramuca intege gute ariko namukundiye yumvisha abafana be nanone agaruka mu itangazamakuru ega buri nane mundi kosa yari yakoze ibyo nakwita nk'ikosa yari yakoze kosa biriya byo nago kandi nabivanga byose n'umundi byose bazakomeza babiyebe aho nyandirimbo ye n'inyogo ye views yagize 1,100 na zadanje mu cyaro cyarera abandi ariko mane yari yateguye yashatse abaturage urumva basa nabi ashaka abandi niwe yari yibereye kuri kwafe none yibereye urumva ariko inyogo yari mu gifuri cya danje ariko afite neza hari ibindi boro numvishe urumva ngufata ku mavuta nawe ngo buriya ngo ururabwa ngareze the ben ngo ni prank gufata ku mavuta ntukavuge nta muntu uvuka mu Gitega muzima njye mfata ku mavuta impamvu bavuze ko ari injugu ariko kera hari umuntu uzahariya mu Gitega ndamuzi yari umusekirite man ari indara umusekirite ahembwa kenzi none ngo ngo umusosengutse yego urumva iyo uri umwana wo mu mujyi umunwa w'ufite ariko nta muntu ufite ubwenge buzima bunatekereza ubikinu na habiri ubwa mbere yafanaga nde the ben amwambaza yaramaze nk'umuntu unamusenga none biranze yari umujama niba atari ukudufera yaratubwiye ngo yakoze imiziki kera nyine ajya guhura na Bruce Melody muri studio Bruce Melody kera ari umuraperi bakora muri studio yabaga he Kanombe ndahazi man hano Melody yitangira gogoza ubundi bamwitaga the ben yego
muri studio nyine babitere kuko bose bakora barimba muri korali imwe bamwe utuboro duhogoje nyine bakamwita The Ben nawe yego none byabaye bifu none igisigiro cyakirenze n'ukuntu nabo ariko baramwishyura baramwishyura abantu bo mudukurikiye mujye menya ko abantu bigize buri muntu nemera jihad wakwitumaho da nta mikino jihad araza arakumanya akigendera kandi avuga inkuru zanyazo none se niba ubundi umuntu wese ujya ubona ikintu kuri YouTube bajya banza gisesengura akizungurutse umutwe inshuro nka zingahe Imana yabahaye ubwenge mujye mutekereza inshuro ebyiri mushyiremo inyurabwenge fata ku mavuta araje ngo The Ben ejo bundi agiye ngo Bruce Melody buretse gato ejo bundi uzaza urebye hari wundi amubonye karakazi baba barimo fata ku mavuta agiye kukasaga Melody amukasa kabisa none tukigeranye n'abariya ubita banebwe gute none yagarutse ababwira gute abatayahuza umufungo wako KIGALI warakoza mbwatiziba uro umufungo w'itakanyemo umva KIGALI nayo nubwo yango no muboss nta muboss uteye nkinjije buri wese KIGALI ubyitabye wese ko nawe uravuga muyoboke uzi imihanda muyoboke yanduje reba nk'uramujama bakora iki bakore deal urumva bakamufungisha exdira ninde wabizanye ngo bamukuza ngurukirwa danje urumva ngo ni muyoboke ngo namukubise urarushyi bundi kuntu ngumva rumeze ko batarutweretse ariko habuze umunyamakuru wari uriyo cyangwa wari ufite iyi foto urumva cyangwa telefone smartphone iri hariya ngaro filime ahubwo bazafate wenda tuzafate umugozi dukopiye warufashe mu mutwe we tuzafate mase na reka tuzafate tempa dushyiremo iki umugozi turebe ko rwashirwa rukopiye dushyira mu abarafunzwe urumva afungishijwe nande barabajama biri KIGALI nayo byaranyobe buriya yavuye muri gereza azanye ababonsa barabi agatwiko ariko kaba wakinewe nese agatwiko ntabwo erega n'ababonsa bikiye barashonje gitanu cyawe baramuga tumusa ndashaka tuzu karege hano ni Nyamirambo urumva nge nyurana badati wi yari iki yakoze iki ku buryo birabyabaho ahita agenda nabonye ahagaze ababonsa batandagaze umuhungu afite show muri arena nawe yakuvuga ngo narafunzwe ni nk'ikindi kintu nabonye muri kiya abanyamakuru urumva badurama turamuzi ko ari umusaza Badurama tamaze kari umusaza ejo bundi agize gutya mu myaka 30 yarishize ahora niki na murumuna we ariko nanone amakamera nabonye ku gihugu cy'Indege Kanombe n'umwami wari uhaje irani imifungo nawe ufite ibiceri byawe ugahagarara hano ukavuga ngo ngiye mfite press conference ngiye kunywa byeri bose bariyo umva reba diru we munyamakuru saa 9 n'amandana 10 ryawe ry'itike rirahari shakira n'abashaka nk'icumi twagiye gasaba amakamera nk'igihumbi agatwika ubundi kaba kemewe ariko twikana none urumva tukirimo gutwika ariko harya ugasanga wirkwitsa amapantaro ndakurahiye ndetse n'umuje abanyamakuru benshi bakotera ku kibuga cy'Indege Kanombe babaza ugasanga bapi tugare ko kubyavanye fata ku mavuta cyangwa ku bibuno urumva kuri 3D urumva si ari umukozi aho se umukozi wo musesenguzi yavuyeyo nyine ahaza nk'uko nyene naza n'umutumirwa ubundi aza kukiraka nawe nkuko fata nuza twari tuzi urabona Jean Paul nkuko twari tumuzi kwa Jarasi yarahembwaga sibyo jihad twari tukadahembwa kunyuma tuzo kumenya ko ahembwa ahubwo yabonye undi mukire mugoye n'imodoka aramujyanye fata ku mabota nawe urumva ni kwa rateye ariko nawe gusanga afite imvururu mu mutwe ati tubura views kuri channel yacu reka bajyaza tumwishyure asasengura mukiraka asasengura tayi twabemeze abira binkina byo sawa man cyane Briane ufite agacano kari hasi ibihumbi 100 kandi no wamukuramo ni 20 nukuri cyangwa na 2 none zino cano zikomeye ni 70 akimanukira urumva business abarimo none wajyaga kwa Yago akamuha ikibuntu ko Yago yafashije inyogo ye yafasha abantu benshi mwarabibonye yafashaga Briane kugira ngo akomeze ariko yagwamenye ko Briane ari igisambo ahita bataba diaspora baragowe buvuye kuri cano yanjye ubundi uramujama mani uramujama ngenda mukunza mani n'umwana mwiza mani amenye ko naho ritarema mu buzima butoro yarabakomye muzemere ubundi ikibazo cy'Abanyarwanda bagendera mu KIGALI hasi uraza uririmba ngak'inyuma kandi uyu munsi ndawukata arimo ubuhe butumwa nubwo ubusambanyi ariko numva ngo umugambi Imana si uwejo kuva umuntu ava mu nda ya kuva umuntu ava mu nda ya senanye na mani hariya byari wane mani abeje musi ira boro yaraturabuye kabisa reka turere fata kuva butagenda gake
wenda yagize kuri flash niho bamuti yari umunyamakuru mwiza ariko nanone mu bifu yazanaga nawe ushaka ko baramubwiye ati none si ibintu byo gukoropa hano muri studio urabona uzabishobora ariko tugwa ko turi kubona kuri mikoro bitagikunda ntabwo birakunda turimo turabona abahanzi kugira ngo bahe ibiganiro ariko babagopese turashaka umutumirwa ushaka urasanga gupesa ubundi bari abajama urumva mfata ku mavuta byasubaga kumupesa kabisa imifungo wayimuhaye ntayo wamuhaye ntayo ni nk'aba Constantine kore ko isave makinjiramo gutyo se uzumva buramo indirimbo z'abantu bamwe tabeshya se kisefe mu bundi warumva yo rap akaraka bayikura he hip hop none umundi none cya itaramo cyabaye muri nejo bundi haba umuraperi numva barabibonye bira bintu urandi akaba raperi byagenze bite ubundi bagende nk'abo twakigaraganje bafite izihe negese sihabuze umushoro nabo ubwabo bararyanye nabo ubwabo ntibumvikana Pifra yavuye mu nyezabwenge ahita koma numva birangira acitse intege Burudoga aravuga ati ngende umupapa urumva guhangana n'abana bo ku muhanda reka mbireke niturize urumva n'abandi bo Green P yigere Dubai nyuma wari Kigali ngino minsi nawe n'ikindi kintu sha uza hari abantu bamubuze urumva gisa cy'inganzo amaze amezi atarafungiye muri gereza yo kwa Kabuga gisa aziri byo bwenge gisa kiba ngo bari baramwise kibati yarasubiye muki muri mugu amana zira boro nta muntu ugize ivamo biseri ntago byakunda ariko Pifra azivuyemo abanye kuna sigaye ameze Pifra ameze neza Imana izanamufashe nabisubiremo ariko ntago tuzibagirwa discipline usigabona ko nyine byibura irimo urumva ibintu byose cyane aniturije nejo bundi wabonye ibitaramo bigiye kuba urumva none show yo kuri event ya Dani none reba noneho gisa cy'inganzo uburyo yahogozaga mu bahanzi babaga mu Rwanda barimbarane yaza kunywanya gisara kabone yiza muri ari kuvuga ukuntu we na Melody bateretaga umwana umwe babana muri ghetto yego umwe ngo agendaga ari kuririmba indirimbo undi akaza yinjira mu yindi umwana akabura amahitamo avuga ati ndajya hehe none ubungubu byaragoranye ese ubungubu Bruce Melody wenda yarakize ni fresh ariko ari ikintu cyakimbabaza Imana igukuye hasi kukize hejuru ubonye amafaranga kuki utajya kwa muganga nguro umuntu wabuze umuntu umugemurira urumva basi nicyo cyo ariko none si yakana none sibyo nturebera ibintu muri angirimo Melody cyane baroga twiko umuntu yamukoreye hari umuntu wavuze ngo ikiza cyo ngafasha abantu off camera yafashije abandi nanjye nibo ntazi bazatwereka imenyetso wafashije na Juno nese kubuntu se tubwafashe kubuntu oye ubuntu se bubaho ariko wagiye wicecetse ubuntu ntago bubaho gusa nk'umuntu wabaga yafashe umuntu kubuntu ni Emile nawe uzanye niyo boss ku brano ubuntu bro ariko nanone buretse gato wenda nyuma yakuyemo nyuma buretse gato yaramuzanye ahita abona ari imari atangira kumucuruza baje gupfa ikintu bizi ifungo ntariba ariko yaramuzanye ariko yaramugaragaje ikibazo cy'abanyarwanda nicyo yawe yabikoze na neza ikibazo cy'abanyarwanda ni umuntu niba akuzanye gukuye kuri zero nakakuryaho akoyeho miliyoni 10 agwa miliyoni 3 urasasa usa niyo boss ko yabaho nabi izina afite n'ubuhanga afite na collection afite ariko nanone wibuke ko ubungubu nagabayeho neza yego ntabayeho neza sibyo ariko nayo rusashe ari contrat yasinye muri hehe muri ira rebo bwiza yabagamo kuko numvishe muri Kikas music muri Kikas kuko bwiza isatandukana nuko ngo bwiza nura mu manager ko Korode bahise bigendera kwabo Kikas nka company bayisiga kwabo bahita bazana muri iyo boss ariko nanone hari ikintu nyine bwiza aramaje kubona nese ubakibagirwa ko uriya nuza hari mu Nyakabanda arumva ari cyo atamukorese none se uri kamaze nkubaza hari umumanager ugitandukana n'umuhanzi neza ntago ibyo bintu bishoboka reba cyane na nini kwa muyoboke bari hehe uzimamva ibyo bintu se manager aragufasha sibyo nta n'amafaranga ufite nta natana ufite wowe yakugeza hariya nyine nawe yatangira kugira utwa kuramo wanda cyo cy'abanyarwanda itakabya ariko ashaka konka none Burundi ariko none arakarya numvamo harije manager kuzana akagushoramo akantu waba uri n'umukobwa mukayamuhuza akantu waba uri mukajya muhuza kuko imihanda ivuga nta makuru tubifite imihanda ivuga ngo bwiza na Korode nibyo twikorega kupreka bo barakamatana gutya nibyo tuya twivugira bahita bigendera aba bandi urumva ibyo ngibyo dukomeza kubivuga gutyo mana hano hanze abari byinshi ahubwo avuga ngo hari igihe umunyarwanda yabwiye umuntu ngo uheneye uzi kurunguruka uzi umwana uzi kurunguruka undi umena itareba mu ese babana twazanye imihanda subizi obizi simba mbibona yabirirwa badutega ndakora hiki ariko izo nduru ntago nyiziza ubundi no kuzihuha hari ahantu umugabo batandukaniye n'igitsina gore sibyo ba mama bacu ni ba mama bacu baratubyaye umugabo urumva umugabo ari papa wacu umugore si umuntu ni umuntu ukomeye urumva ariko nanone ari abagabo bigize abagore bavuga ubugambo kwa
butari ngombwa. Buriya muntu uvuze ku ruhande ntago mbivuga. Ariko mbwa ntabwo babaye abagore mu nguni zose rero utari abagabo twebura. Ujye bahana inkoyo. Babandi barabatumirwa babaye abanyamakuru. Ariko ibi nabyo reka tuzegera ko mu kindi kiganiro. Gute umuntu akina comedy. Sibyo? Akaba ari n'umutumirwa agahinduka umunyamakuru. Umuntu akina comedy akaba umutumirwa? Bikarangira babaye umunyamakuru. Yari cyo turavuga arumva hari umuvandimwe ngo ngiye n'ibiki tandukanya show hari umunyamakuru n'utanga show sibyo ariko rero kamaze mbwire umunyamakuru naje gusanga umunyamakuru ari kubyivugira nka ndimba tero ndiravuga ati ngiye sindi umunyamakuru kuki abandi bose barabyemera hari umujyama mwakinana na comedy kuko barakuzi muri comedy uri umustar ubizwi no kwa Murundi TV ajya kuri subscribe urabizi neza hari mwakoranga nanuza mwakinana na comedy ntabwo ahindutse umunyamakuru oya so mwumvishi ujye umwana se kuri handi bigize abagore babagabo bigize abagore arahirye ndabibona none se tuzamenya kuri ari ukuye hako buriya kwinyamakuruza none se ako rero kamaze kubwira amamvu y'akazi kamujyanye ndiyago yavuze yego je bari umunyamakuru akaba n'umusana umuntu agomba kubacanga nyine ngwino muri showbiz uvuga ati ngiye no mu comedy urumva ngiye guhita mpinduka iki n'umunyamakuru nyamwitangariza nese ujya muri comedy ari wabibwiye Mbega nkubwire niba muri komenda mfata ariko nkikatira mu kiyede ndagenda ngikubita ngo njya kubabwira ngo nagiye mu kiyede rero nibona bitari gukunda njya handi ncanga aho bizakora uzaguma niho none nzo byose nimara biri gukunda hano ari kuzara igihumbi hano ikindi byose ngahuza nkabona biri kuvamo nzaguma hose none ikibazo rero kiba kibabaje ni uko ukora ubwo bunyamakuru ugasanga urimo urabeshya abantu none se kana kamusanze acuruza inzugu abantu nta bwenge bagira kamusanze urumva ari umumotari urumva oya abantu benshi badukurikira ari je bareba ibintu babona urumva rero yonge ikintu nizera se Abanyarwanda ntago ari injiji bajye babireba Umunyarwanda ni umunyabwenge wa mbere ahubwo nka kera abahanzi batuvuga ngo umuhanzi uririmba icyongereza abana b'Ikigali asiga dushuze turi indirimbo y'icyongereza n'igifaransa ikarihangira ese baba ngo Boris Melody ntago azi icyongereza ntabwo abakomye muri Amerika Superman ndi yakimwiye hasa bana n'umusaza ko naba yarazimye disi manager wagarutse super ise ntabwo yazima we ntabwo yazima ariko nagaruke numva yongera tugurira abakinnyi urumva kuko tumuzi kugura abakinnyi urumva na za ndirimbo ze dore zaragiye ariko nanone abanyamakuru baramukashije maye araba yajyaga aha biceri urumva atagiye ibiceri nabo banze kujya gutekwe ku hostinga mu biganiro so abanye siko yari yasinze radio yo kuri channel yarashinze podcast nawe nuzi ikiganiro cya mane mistano urumva ugasanga no views 13 aravuga ati oya rya zina ryanjye nakoze se ko mbona abafana nabo kanigende urumva bitari gukora kanigende ukiye gushakisha byarangiye byanze urumva Super manager we n'abafana n'abanyamakuru bo mu Rwanda bamugiriye imbizi bose baramugambaniye nakagamba ni rya shari none se twebwe nago bazi Super manager turabizi neza ko ni umutwitsi nkaza akavuga ngo burabwana gutya gutya bagahita barakara ko bamaze kandi bakitangira bajya kumutigita bamwishakira none bamaze kugerayo nkaho bakomeje ngo bamusuba supportingani none no kubanyamakuru mbano nishyire ku banyamakuru nimba nkoresheje umutumirwa uzibekize kwa Isiaka nkuboneye mbese ngo birahari erewe bangaze no ibyo ngero ngo byo gufasha umuntu ngakagira ngagenda gutya nibyo yago numvaga ari kuvuga ati gutya ufasha umuntu bikagenda gutya na gutya ngabiganye ngo dutwenge twanje ngo sinzi ndabagati karabaye izo ntambara buri wese ni nyogo no guseka ngiye umuntu waseka umuntu ngo yiganye umuntu akareka ntago twakumvikana niba nkwiganye se bikarya kubera iki nabireka none se ubungubu abapete bagemo bari mu brigana nde nuza nsabe bangahe abigana mitsutsu urumva ahubwo dukeneye abantu nkora baza bagakoma urumva akagira abandi bana babazamukira ahubwo noneho hari ibyo uzana ikintu wagikoma naba gatsobanka kagikoma burundu gahita usigara gahita nagusiga yanagusiga ahubwo kagifatwa nk'umuntu waje kwigana ahubwo kandi ari wazanye content cyane